Ya bantu banjye muraho mumeze neza hano bari dufasha nk'ibisanzwe mbazaniye ubutumwa bureba abanyeshuri abarizi ndetse n'ababyeyi hano ku Burezi Rwanda TV nk'uko uyu munsi ari wo munsi wa nyuma abanyeshuri bagomba gusubirira mu rugo cyangwa se banyuma bagomba kuba bageze iwabo abiga baba mu kigo niwe ndi kuvuga by'umwihariko umwaka turawusoje ariko ntago dusoje w'amashuri dusoje umwaka usanzwe mu gihe uw'amashuri wo turacyawuri hagati bivuze ko igihembwe nibwo twagisoje iki gihembwe rero haba ku banyeshuri ba kaminuza by'umwihariko ndavuga RP ndetse na University of Rwanda nkavuga ndetse no ku banyeshuri ba Rwanda abanyeshuri basanzwe bo mu mashuri yisumbuye n'ubundi yaba boarding yaba gistano yaba orevu ndetse rwose na primaire mwese iyi message cyangwa se ubutumwa burabareba niyo mpamvu rero hari ubutumwa Uburezi Rwanda TV buba bwabateguriye umuntu bagomba kubagezaho niyo rugambageze kuri YouTube channel kanda subscribe ufungura inzogera kandi like tira comment asigaye tujye tubana igihe cyose kandi ujye bikagusharinga inshuti zawe cyangwa sangize inshuti zawe muraho neza ubutumwa bw'ingenzi bureba abanyeshuri abarezi ndetse n'ababyeyi muri iyi minsi y'ikiruhuko cya Noheli n'umwaka mushya kuri uyu munsi wa nyuma w'amasomo ya 2025 turabashimira ku kazi kanyu no ku bwitange bwanyu mu myigire ndetse no mu burezi mwagize yaba abanyeshuri ababyeyi ndetse n'abarezi abanyeshuri ikiruhuko kirageze ni igihe cyo kuruhuka gusangira umunezero n'umuryango no kwishimira ibyo mwagezeho muri uyu mwaka abarezi n'ababyeyi murakoze cyane ku bwitange bwanyu mu gufasha abana bacu gukura neza ndetse no kwiga neza no kwiteza imbere niyo mpamvu rero muzagire Noheli nziza kuri mwe mwese tubifurije umunezero urukundo n'ibyiza muri ibi bihe by'iminsi mikuru nimuze twese twishimira uyu mwaka dusangira ibyishimo n'amahoro ndatekereza neza ahangaha turacyari kumwe neza iyi message cyangwa se ubutumwa ndacyarimo ndabapfunyikira ndacyabafitiye gipfunyika rwose ngomba kubapfundurira abanyeshuri bibiruhuko ni byiza byo kwishimira ariko ntimwibagirwe kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'imico mibi harimo kwiyandarika ubusambanyi ndetse n'ibindi byose birimo kuyahuza inzoga cyangwa se n'ubundi ibiyobyabwenge nk'uko turibivuze shyira imbaraga mu kwiga kora siporo soma afasha abandi bantu bawe bagenzi bawe ibi bizatuma nibura umwaka mushya utangira neza kandi ufite icyerekezo hari bimvikana nk'umwana rwose wakoze ibi bintu byagira uruhare runini nubwo ari ikiruhuko gufata umwanya wo gusubiramo amasomo mwiza 2025 ngo ndavuga uyu mwaka ni ingenzi kuko gusubiramo no kwitegura bizabafasha gutangira 2026 mwiteguye neza mukomeze kandi mwumva ko mushoboye ibintu byose ibingibi birumvikana neza hano cyane rwose kuruhuka birakenewe ariko kwiga birakenewe cyane fata umwanya wo kwishima ariko ntukibagirwe ko ubumenyi ari isoko y'ubuzima bwiza kuruhuka ndetse no kwiga nibyo bitanga umusaruro mwiza hano ndatekereza turi kumwe neza kandi turi kujyana ubutumwa bwacu burahagaze hano gatubusubikira ahangaha muri sanzure muri ibi biruhuko mukomeze kwiga kandi mwitegura umwaka mushya muhire umwaka w'amasomo n'ibyishimo murakoze cyane nge twari turi kumwe no Brad of nk'ibisanzwe hano ku Burezi Rwanda TV ndagira ngo ubutumwa ubusangize abandi bantu bose uzi b'abanyeshuri abarezi ababyeyi ndetse n'abari muri rusange nakubwira ngo Imana ibabe hafi muri iminsi mikuru turimo mwaka wa 2026 muzawurye ntuzagira ute muzabarye n'uyunguye kandi muzawurye ntuzagira ute uzuza muri comment ntuzabarye nakubwira ngo bye bye gusa kandi subscribe God bless you Imana iguhe umugisha.